Uraho bahaye ikaze none mu kiganiro makuru ku kabari dukubise twirutana n'umwambere bigishyushye by'abashaka kwamamaza utubari twabo n'ibinyobwa byabo bishyashya n'ibindi bintu bashaka byose yaba ari amaresitora n'ibiryo n'ibiki ubwo muzajya muhamagara nimero ubwo nizere ko ibyanyu bivuye mu nzira. Hanyuma dukubise twihuse rero ni muri ambere bigishyushye nta guca ku ruhande ngo uwitwa Isimbi Noeline ndetse na Dumba ngo bagera ivu ngo bavuga ibishegu ivumbi riratumuka. Reka twumve bimwe muri ibyo bishegu. Mu mezi abiri wamaze amezi abiri waryamanye n'abahungu bangahe i Kigali? So I was only one boy. Ngwete abantu barimo barandika baravuga ngo nubundi ngo uzabyara ngo abana bawe bazareba ibintu wakoze ngo nubundi uzabareke. Wote iki kuri nyoko ufite abana 7 5 10 badahuje sko badahuje base nyoko mutekereza iki bazutekereze kuri nyoko umuntu utangire umuntu utangire kuntekerezaho ku mama Jesus abana bazatekereza iki wose uzantera inda uzambyaza ako kantu ugenda utuka akantu wahaye abantu ngo kumamaze ngo kumama bakana nyine bagende ingende kuvuga ngo kumama ako kugira ngo bazigende ucekije ubanzure abana babyaye ubundi muri comment aho ngo uzabyarane na wa mipango kasoko nyiramabere se ninda yabaye umugore ubundi byonyine kwegeranya Dumba na Isimbi Noeline ku ifoto gusa icyo ni igishego. Ngaho ifate ngaho ibaze kwifata noneho ukabahuriza rayo kuri ku mbuga nkoranyambaga. God have mercy upon us. Iyo live ubundi kuyijoyininga ugomba kuba uri hejuru y'imyaka 18. Bibaye byiza wayijyaho urugi rufunze uri mu mashuka byaba byiza ukabambaye na ekuteri kugira ngo ujye wumva ibyo bavuga wenyine. Ariko ngo akandi kantu ngo amagambo ngo ya Dumba na Isimbi ngiyo bahuye ngo abarimo umuti wongera akanyabugabo. Jesus. What is this? Bariya ko bavuga amagambo n'abateye ubwoba. Reka twikomereze. Hanyuma abantu muzi ibintu by'imikino ni mumbwire uyu mukino bawita ngo iki? Nonese uyu mukino ubusa umwe muri ya mikino bita imikino ya kibonye. Cyangwa iya ndirimbo ya melody abahinde barayumvishe bayumva nabi yandi avuga ngo sha nza gukubita ikinyafu bo bagize ngo ni ibinyafu bya nyabyo. Abahinde namwe rwose hasi ariko ni melody wabashutse. Rero ngo amakuru twatawe ngo uwo mukino amazina yawe nayibagiwe nago turi buyagarukeho ngo naho rwose ngo wabaye inspired ngo by Bruce Melody n'andirimbo ye bita ikinyafu ariko ntabwo bazi ikinyafu Melody yavugaga icyari cyo. Ariko wowe urakizi uri kureba video urakizi niba utakizi urebe previous video nakivuzemo. Ariko ngo umuntu bita Rocky ngo muri iyi minsi ngo nitonda ngo araza gutura icyana hasi. Jesus. Urukumva mako kantu ko gutura icyana hasi niko navugaga hejuru. Reka twumve bamwe mu batanga ubwo buhamya cyangwa se mu bahamya ko ibyo bintu bishobora kubaho. Ni inama wagira Bianca ukurikije ukuzi Rocky? Ahubwo inama nagira Rocky ni uko Bianca nta muntu uzi yemye. God of Jesus. Bise kana gari brag. Nasenge muri showbiz. Iyi showbiz naje mundi muto tunyaka 19. Rero Bianca twe tumuzi azazamuka tu.
ubyina na Batisi Brown bakakira kana gatoya nta muntu ngenzi Bianca yimye Blood of Jesus. Yesu tabishaka kana abantu Bianca just gusugaragaza ubushake nuko depoza gusa biba bihagije nawe yaraguhaye nama nagira Rocky naho muri rwose iyo mikino bakinakina izamugeza Kanani ukimara kumva iby'aya makuru uhise wumva nawe wadepoza ukigira Kanani wandaya ubu tuvugana dokima zanjye namaze kuzitegura n'ikimenyimenyi dore ngizi ubu tuvugana ngiye kudepoza nigire Kanani uri kumvamo ako kantu ko kujya Kanani wagerayo bakaguturisha hasi duhurireyo muzanye dokima zanyu murakoze rero ndabakunda cyane Imana ibameremo umugisha I'm live ciao